World Mission Report. Wari wahura n'ibintu biteye ubwoba ukumva ugize ubwoba koko? Hari ibyo wumvise, hari ibyo wabonye, byose byatumye umutima wawe uhagarara. Hari ibyo wumvise byabaye ku bavandimwe bawe cyangwa abandi bo mu bindi bihugu, nk'ibiza, umwuzure, umuyaga mwinshi, inkuba nyinshi ndetse n'ibindi, igicuku, ibintu byose biteye ubwoba. Uyu munsi ibintu bisa nk'ibyo nibyo ngiye kubabwira, ariko mu yindi shusho. Ndabasuhuje, ngiye kubabwira amakuru y'ahandi yitwa gusengera mu mugaru. Uyu munsi ndababwira inkuru y'abasore 19 b'abavugabutumwa bo muri Koreya y'Epfo. Kandi amakuru y'uyu munsi twateguriwe n'umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference witwa Andrew M.C. Siena. Mukaba mugiye kumva mu ijwi rya Noah Emmanuel. Mbere y'uko dutangira, reka mbabwire gato ku gihugu cya Koreya y'Epfo ukuntu itorero ry'Abadivantisite ryavutse muri kiriya gihugu. Rero mu mwaka w'1908 itsinda ry'abavugabutumwa niryo ryatangije umurimo w'itorero ry'Abadivantisite muri Koreya y'Epfo. Umwarimu witwa Helen May Scott yageze muri Sona muri Koreya y'Epfo ari kumwe n'umugabo we witwa Dr. Lee Luse. Nyuma y'imyaka 2 ubwo hari hakenewe undi mwarimu wo kubafasha muri ako gace, Helen yasabye musaza we witwa Howard Lee ngo aze bafatanye. Uwo muvandimwe yaje kwemera ubusabe bwa mushiki we maze agera muri Sona mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'1910 aza gukora umurimo wo kwigisha. Rero umwe mu mushinga w'Isabato wa 13 y'iki gihembwe ni ugutoza abana ndetse n'ingimbi zo muri Koreya y'Epfo kuba bavugabutumwa. Uyu mushinga ugamije gufungura ikigo cy'amahugurwa mu kigo cy'ishuri cyitwa Handbook Samahuku, gikomatanyirije hamwe n'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye muri Seoul, mu murwa mukuru wa Koreya y'Epfo. Murumva ko amaturo y'Isabato ya 13 tuzatanga afite akazi gakomeye. Ndabararikira gutega amatwi ngo noneho tujyane makuru y'ahandi. Nk'uko nababwiye ni amakuru y'abasore bagera kuri 19. Reka wiyumve. Mu ijoro rya mbere ubwo abasore 19 bo muri Koreya y'Epfo bari bateraniye ku kirwa cya Philippines, haguye imvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi ndetse no guhinda kw'inkuba. Abo basore bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 14 na 17. Ntabwo bari basanzwe bamenyereye kumva urusaku rw'inkuba ubwo batangiraga amahugurwa y'ivugabutumwa yagombaga kumara umwaka umwe. Ayo mahugurwa yabasabaga gukora urugendo mpuzamahanga. Niyo mpamvu bari baje kuri icyo kirwa cyitaruye kugira ngo bakurikirane amateraniro yabo ayobowe n'umupasitori wo muri Koreya y'Epfo wagombaga kujya abwirizamo. Ariko urusaku rw'inkuba bumvise muri iryo joro rya mbere rwabateye ubwoba. Batekerezaga ko amahugurwa yabo azakomwa mu nkokora. Abahungu 11 bari baryamye mu mahema yari yubatswe iruhande rw'urusengero rutaruzura neza rwari hafi y'inkombe. Abakobwa 8 bari baryamye mu nzu isakajwe ibyatsi yari aho ngaho. Iryo joro hari umwijima w'icuraburindi ku buryo nta kintu na kimwe cyashoboraga kugaragara uretse imirabyo yarabyaga yonyine. Imvura yaraguye, umuyaga nawo urahuha. Kubera yuko inyubako y'urusengero nta nzugi cyangwa amadirishya yagiraga, amahema abo bahungu bari baryamyemo yahungabanyijwe n'umuyaga mu buryo bukomeye. Umupasitori ukomoka muri Koreya yatangiye kubyutsa abo bahungu. Yabwiye abahungu 2 bari mu ihema rimwe ati, ibintu byakomeye, tugomba kubyuka tugasenga. Yasabye abo bahungu kubwira abandi bari mu ihema rikurikiyeho, kugeza ubwo buri wese abyuka bagatangira gusengera mu nzu y'ibyatsi yari iri aho ngaho. Hagati aho umuyobozi wa gahunda y'ivugabutumwa nawe yabyukije abakobwa abaha amabwiriza agezweho. Nyuma y'igihe gito abo basore bose bari bateraniye mu nzu isakajwe ibyatsi. Inkingi z'iyo nzu zanyeganyezwaga n'umuyaga mwinshi. Nta n'umwe muri abo basore wari warigeze abona umugaru nk'uwo. Mbese ari wowe watekereza iki? Hari saa 10 z'ijoro. Buri wese arapfukamye asaba Imana guhagarika uwo muyaga kandi igahagarika uwo mugaru.
Abo basore bamaze amasaha 2 basenga, ari nako umuyaga uhuha, imirabyo ikarabya ndetse n'imvura ikagwa. Pasitori yasabye Imana kubabarira ibyaha bya buri wese muri iryo tsinda. Abo basore baririmbye indirimbo zo guhimbaza Imana. Buri wese yafashe umwanya wo gusenga ku giti cye. Pasitori yabwirije ikibwirizwa kigufi kivuga ko Imana ari ubuhungiro mu gihe cy'umugaru. Imana niyo buhungiro. Ahagana isaa 12 z'igitondo, umugaru watangiye kugabanyuka. Pasitori yasabye abo basore kujya kuryama kubera ko yabonye ko iyo ryari ijoro rya mbere ku kirwa. Ntabwo ashakaga ko bananirwa ku munsi wa mbere. Nyuma y'amasaha 2, ubwo buri wese yari amaze kubyuka, izuba ryaravaga kandi ikirere cyari gikeye cyane. Umuyaga wamaze icyumweru cyose uhuha. Urugendo rw'ivugabutumwa rwabaye igihe cyo gusenga. Igihe cyose imvura yagwaga, buri wese arapfukamaga agasenga. Buri gihe cyose bagiraga icyifuzo nko kurarikira abantu kuza mu materaniro, buri wese apfukamaga agasengera abo yararitse cyangwa abantu. Abo basore baje kumenya ko bari ku rugamba rwo guharanira agakiza k'ubugingo bw'abantu. Rimwe na rimwe bapfukamaga 2 bagasengera umuntu babaga bahuriye mu muhanda. Urwo rugendo rw'ivugabutumwa rwatumye abo basore babona ibintu batari barigeze babona, kuko bakiri iwabo muri Koreya y'Amajyepfo bari bamenyereye gukoresha ubwiherero bakoresheje bwo kwicaraho bufite amazi. Ariko ahangaha bigishijwe kwicukurira ubwiherero bakoresheje amasuka n'ibitiyo, kandi bari bamenyereye kujya muri dushe bakoga amazi aturutse hejuru muri dushe, ariko ahangaha bakoresheje indobo boga. Buri mugoroba abo basore bateraniraga iruhande rw'urusengero rutaruzura bagasoma Bibiliya, bakavuga ko umunsi wagenze, bagashimira Imana yabaga yabahaye ubuzima bwiza, ifunguro ndetse n'ikirere cyiza. Ku iherezo ry'aya mahugurwa, 7 mw'abo basore muri bo babatirijwe mu nyanja. Bigiye ibyigisho bya Bibiliya hamwe n'abizera b'iryo torero, maze bafata icyemezo cyo kubatirizwa muri ayo materaniro. Abo basore banejejwe no kubona abasore bagenzi babo 7 biyegurira Yesu kandi bakegura Yesu imitima yabo. Basubiye muri Koreya y'Epfo mu murwa wa Sewuru, bagaragaza ubushake bwo kuba abavugabutumwa bakorera Yesu. Rero umugabane w'amatorero y'Isabato wa 13 y'iki gihembwe uzakoreshwa muri gahunda yo guhugura abanyeshuri kugira ngo babe abavugabutumwa bakorera mu kigo cya Handbook Samahuko muri Sewuru, umurwa mukuru wa Koreya y'Epfo. Amaturo yanyu azakoreshwa muri gahunda nanone yo gufungura ikigo cy'amahugurwa cy'ivugabutumwa ndetse no kubaka inzu y'imyidagaduro muri icyo kigo. Rero tubashimiye uko muri gutegura amaturo yanyu y'ubushake tuzatanga ku itariki 29 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka. Murumva neza rero iyi nkuru, ibintu nababwiraga bimwe bitera ubwoba, umuyaga mwinshi, imvura ndetse n'inkuba. Ibi bintu byatumye aba basore bagira ubwoba, kandi wari umunsi wa mbere. Ariko ahangaha pasitori abagira inama yo gusenga, maze barasenga basubizwamo ibyiringiro, ndetse nyuma y'amasaha 2 inkuba n'umuyaga birahagarara, kandi babonye imbaraga ndetse no gukiza kw'Imana. Iki nababwira ni uko mu gihe cy'umwaka wose bamaze biga ibyigisho, bafashe icyemezo cyo kwegurira Imana no kuba abavugabutumwa. Nawe uyu munsi ndagusaba ngo aya maturo yategure kugira ngo bakomeze gutegura ababwirishabutumwa cyangwa ababwiriza bazenguruka isi yose bamamaza inkuru nziza y'agakiza. Ndabashimiye cyane. Aya makuru y'ahandi ndagusaba ngo uyageze ku bandi kugira ngo bamenye ibitangaza Yesu akorera abantu bari hirya no hino ku isi. Kandi ndagusaba ngo nimba unejejwe nabyo, ujye uyumva buri gihe uko asohotse. Reka rero ubona amahoro uva ku Mwami Imana bibane namwe. Yesu mubane. World Mission Report.